Mbabazi Shadia wamamaye ku mbuga nkoranyambaga aherutse gutangaza ko akeneye abakobwa b'uburanga bakuru abagabo kandi bazi kubyina azifashisha mu mashusho y'indirimbo ye ya mbere yanamaze gusohora integuza yayo. Shaddy Boo yasohoye amashusho y'integuza y'indirimbo yitwa Apwana ahuriyemo n'abarimo Sevani utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Dobzilla, ndetse kandi amajwi yayo akaba yaratunganyijwe na Element n'amashusho afatwa n'uwari umukunzi we banabyaranye abana babiri ariwe Meddy Saleh. Aya mashusho yaherekeresheje ubutumwa bubaza abakunzi be niba biteguye, maze ashyiraho abantu bayikoranye nubwo bitagaragara neza koko niba ari hazumvikana ijwi ry'uyu munyamideli aririmba cyangwa se niba ari mu buryo bwo kwimenyekanisha ariko ari abandi bahanzi. Shaddy Boo yaraherutse gutangaza ko akeneye abakobwa b'uburanga bakuru abagabo kandi bazi kubyina azifashisha mu ndirimbo ye ya mbere. Muri ubwo butumwa uyu munyamideli yagize ati nkeneye abakobwa bari sexy bazi no kubyina muri video y'indirimbo yanjye. Yakomeje kandi asaba ababishoboye kumwandikira. Uyu mubyeyi w'abana babiri asanzwe ayoboye mu bakurikiranwa n'abantu benshi kuri Instagram mu Rwanda, bikaba byaramuhaye kwamamara agasinya amakontra n'ibigo bitandukanye nka ambasaderi wabyo. Shaddy Boo wemera ko ari Slay Queen amaze kumenyekana mu bintu bitandukanye birimo ubushabitsi, kugaragara mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi batandukanye, kumurika imideli n'ibindi. Icyakora ubu igihari nuko agiye gushyira hanze indirimbo ye bwite nk'umuhanzi mushya. Icyo navuga muri aka kanya no kugira ngo neguze abakunzi ba Shaddy Boo, abakunzi b'umuziki nyarwanda, reka twitegure tumenye tuti ese Shaddy Boo ikintu agiye kutuzana ni igiki. Hari benshi bari kwibaza bati ese Shaddy Boo azaza aririmba ate, ariko muri iyi minsi abantu benshi barimo baragana music, nubwo benshi twibeshye ko muri bino bihe bya COVID-19 abahanzi bagabanyutse, ahubwo nibwo abahanzi biyongereye, kuko nyuma y'uko COVID-19 iza igateza ibibazo, amastage agahagarara, ibitaramo bigahagarara, ariko byatumye abahanzi benshi basobanuka, bamenya ko burya umuntu atakinjiza mu bitaramo, kuko hari uburyo bwinshi bwo guseringamo music. Umuntu akinjiza utagiye guseringa mu bitaramo, utagiye gutegereza ko abafana bari buze mu bitaramo ukishyurwa even kan. Akenshi usanga n'abahanzi nago bajya muri ibyo bitaramo ari amafaranga yinjira ku mufuka wabo, ahubwo bahawe ikiraka, ugasanga baguye kiraka cy'amafaranga runaka. Ariko ubu ngubu ikintu bakoze ni ugusobanuka, kuko urafata indirimbo yawe ukayishyira kuri YouTube, ukayishyira kuri platform zitandukanye, ugaseringa amafaranga akinjira. Yego nibyo nibiza ntago bizabuza abantu gukomeza nyine kubivanga, ariko ikintu urumva ko nyine byatumye hari uburyo basobanukamo, bakumva ko music atari idakorerwa gucuranga mu bitaramo gusa, ahubwo dukeneye no kuyiseringa even tukashobora no kwambuka imbibi n'abantu bo hanze bakabona music zacu, bitewe nuko zino streaming platform ziri popular cyane hanze. Mu Rwanda ntago ziri popular cyane ko mu Rwanda kubona nk'abantu bakina music zo kuri Spotify bari bake cyane, kubona abantu bakina music nyine kuri za Tidal ndetse Amazon, nyine kugira ngo ubone abanyarwanda bagura indirimbo biba bigoranye. Ariko hanze mu bihugu byo hanze byo nibyo bamenyere kuba bagura indirimbo. Urumva ko ibi biri gutuma abahanzi nyarwanda babasha gutera imbere, ndetse kandi bakabasha kuba bakinjira mu ruhando mpuzamahanga muri muzika nyarwanda. Rero sinjya kuvuga byinshi, nkeka ko igisigaye ari ukubibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi nkabasaba gukomeza gusharinga ibikorwa byacu. Mukore subscribe, ni byiza byinshi tuzagenda tubageza uko bwije n'uko bukeye.